ibihe byiza kuri twabanye muri iyi nkuru y'urukundo rwa Eliya na Diane, aho tugiye kurebera hamwe iyi episode ya nyuma ariyo finali ya 15, aho tugiye kurebera hamwe insinzi y'urukundo rwa Diane na Eliya. Hari igihe urukundo rurangira mu buryo bwiza, mu by'ukuri icyizere n'urukundo nyakuri byegukana insinzi. Diane na Eliya bamaze guhangana n'ibigeragezo byose, hari ikigeragezo kitararangira kije bakibonera hamwe. Ku munsi umwe bahuriye aho basengeraga, bicara muri jaride, hari akayaga gatuje, umucyo w'izuba urengarenga mu bicu. Diane avuga yuzuye ibyishimo n'ikiniga cyinshi mu maso, twaratsinze ibigeragezo byose Eliya, nta kintu na kimwe cyari kuzadutandukanya. Eliya aramusubiza uti anamufashe mu maboko, ni wowe Diane, urukundo rwacu ruracyari ruto ariko rufite imbaraga nyinshi kandi n'Imana ibirimo. Twabonye ko ukuri n'icyizere byiganje kurusha ibigeragezo byose. Umuntu wari wihishe inyuma y'ibigeragezo byose abonye ko urukundo rwabo rufite imbaraga z'ukuri, arahunga, arabihorera, ahanabivamo. Icyizere cyuzuye urukundo rurakomeye kandi nta kintu na kimwe cyashobora no guhungabanya ubumwe bwa Diane na Eliya. Urukundo rwa Diane na Eliya rutsinze ibigaragaza byose. Icyizere, ukwizera n'imbaraga z'urukundo byerekanye ko nta kintu na kimwe cyagenza ukuri kw'amarangamutima y'abakundana. Diane araseka agira ati ubu ndumva ntacyo twaba tutashobora gukemura turi kumwe. Urukundo nyakuri rwacu ruracyari ruto ariko ruzakura burundu. Eliya aramusubiza n'ijwi rituje ati ni wowe Diane, twaharaniye insinzi y'urukundo rwacu kandi tuzarubungabunga iteka ryose. Urukundo nyakuri rutsinda ibigeragezo byose. Iyo wizeye ukaguma hamwe n'uwukunda, nta kintu na kimwe mutashobora kugeraho nta kintu na kimwe mutashobora kugeraho, mukirinda amagambo y'abantu byashobora kubatandukanya. Ibyo byose mubyihanganiye, urukundo rwanyu ruratsinda, rugira gahunda. Diane na Eliya basangiye icyizere, ibyishimo n'urukundo rutazigera ruterwa n'ibigeragezo. Icyo kigeragezo cyabaye isomo ry'uko urukundo nyakuri hamwe n'icyizere gihoraho iteka ryose. Ndabashimiye cyane wowe twabanye muri iyi episode ya 15 cyangwa se muri iyi nkuru y'urukundo. Iyi ni inkuru y'urukundo rwa Diane na Eliya, urukundo rutavunika cyangwa se urukundo ruhura n'ibigeragezo ariko rukabyihangane. Iyi nkuru y'urukundo nawe wayigiramo amasomo agiye atandukanye yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Niba nawe uri mu rukundo wumva ko ukunda by'ukuri, ukunda utitaye kuba guca intege, ukunde kutitaye aho ukomoka, ukunde utitaye ku mitungo, ukunde utitaye ku byo utekereza, ahubwo utekereze uwo ukunda n'urukundo rwanyu gusa. Nta kabuza muzabona insinzi. Ndabashimiye cyane wowe twabanye muri iyi nkuru. Reka tuzahurire mu yindi ngiye kubategurira mu minsi iri imbere, nzatangira kubagezaho. Ndabakunda cyane wowe dukomeje kubana, uri uw'agaciro cyane. nashimira wowe wakoze subscribe mu muryango. Ndabakunda cyane kandi ni mwe inshuti zanjye. Reka twagure umuryango. Iyi video unayizi sharinge bagenzi bawe, inshuti zawe, kugira ngo twunguke umuryango mugari, kugira ngo tujye dukomeza guhana ibitekerezo. Kandi niba wumva ko iyi nkuru hari icyo yagufashije muri episode zabanje, niba hari icyo waba warigiyemo cyangwa se hari igitekerezo
cyandika, wakidusangiza muri komenti. Niba hari indi nkuru wumva twakoraho twaganiraho, wayandika muri komenti kugira ngo nayo tuzayitegureho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.